ubwo ikibazo nagize nahuye nacyo ni umuntu wagize wangubise amabuye angubise amabuye nuko anja akaguru amaze kugira kunca akaguru nta n'ubushobozi nari mfite bwo kujya kwivuza nyine yaramubyaye akimara kumushyira hasi ahita apfa bigeze aho rero mbirase iratumanura tumushyira kwa muganga yego ubwo rero turamucyura turamuzana tumurera turi gushakisha amata yego icyo tubonye Imana iradufasha tubona kana karakuze dubone kucyane ko kakora kanga twebwe nyine twabyawe n'ababyeyi batishoboye barangije viyaraduta maze kuduta arigendera dusigarana na mama nawe bigeze aho ngaho nawabona sinzi wenda bitashoboka naje kwishakira umugabo twavuye ku ishuri dusanga yazinze yagiye nibwo twafashe nyine umwanzuro niba ari ugukodesha iyo byanze nka gutya turaza nko ku mubyeyi nk'uyu nguyu ufite inzu nk'iyi tukamubwira rero reka tube twibereyemo nuyikenera uzayifata ntaribi aha tubana n'imbata nyine nyirazo yazisizumu ari ukugiye inzu y'imbata ariko nyine we yaravuze ati niba ari ukugira ngo mubonaho muryama muze mufate igice kimwe ikindi mukirekera imbata ubuzima twabwisanzemo tukimara kubura ababyeyi bacu bombi yego byabaye ryari mwabuze ababyeyi banyu ryari papa yabuze 2016 mama bura muri 2023 bombi bitabye Imana murakabaho kandi murakabaho gira neza family murakabaho kandi murakabaho amen Imana ntizabibagirwe mwihamashi rwose twongere duhe n'Imana amashi yashizeho gira neza family komere Kidodi ni salama mukomere kuraje mubwire Imana ngo icyubahiro Mana nishimiye Imana yabazanye nukuri kw'Imana urukundo Imana bamugisha n'abashyitsi bangendereye none se muze uba hano wenyine umugore yaranyanze ngo ndomusasa yego arigendera nta kana se mfite utwana tubiri tuba hehe two tutwana Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe tunganira Imana ubudasiba Johoro isenga kandi uyumvire Jubana nabayo Jufashe indushyi ntusibe na rimwe turabashimiye mwese abadukunda ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu turabifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu abari burasirazuba iburengerazuba mu majyepfo n'amajyaruguru abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abandi benshi cyane badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda turabifuriza kugubwa neza kandi Imana ikomeze bane namwe mu bikorwa byanyu bya buri munsi ariko kandi tuboneyeho no kwihanganisha abatameze neza abagize ibyago ababuza ababo reka tubabwire bakomere ndetse bihangane mwisi niko bigenda tuba dufashe igihe mu ntambara ariko turashimira Imana ko igenda ibana natwe uko bukeye nuko bwije hanyuma nk'uko bisanzwe tubagezaho ibiganiro n'amakuru bigiye bitandukanye uyu munsi turi kumwe na Gira Neza Family ni umuryango w'abantu bishyize hamwe bagira umutima mwiza wo gufasha abantu mu buryo butandukanye cyane cyane abatishoboye uyu munsi rero n'ubundi rwa rugendo rwacu cyangwa se rwa rugendo rwabo rurakomeje rwo kugira ngo bagere ku bandi bantu uyu munsi nanone batishoboye kugira ngo babashe kubageraho babahe ihumure ariko kandi babagenere n'agasabune ndetse n'ibindi bitandukanye nk'uko bari buze kugenda babigarukaho ni nayo mpamvu ngiye kubasaba kugira ngo batangire batwibwira hanyuma dukomeze tuze no gufata umwanya wo gusenga kugira ngo igikorwa cyacu gitangire ibintu byose bimeze neza Gira Neza Family ndabakire mu izina rya Yesu reka mvuge ngo
Imana ibamugisha. Amen. Yego, hanyuma reka twakire utangire twibwira ndetse uze no kudusengera, ariko kandi uvuge muri make yagira neza family n'umuryango umeze gute. Urakoze cyane, nitwa Nsengiyumva Dieudonné, ndi umwe mu banyamuryango bagira neza family. Uko utubona ahangaha turi itsinda rigari ritagira aho ribogamiye, twita ku bakene batandukanye tutanazi, aho twamenya amakuru b'imbabare, imfubyi, abapfakazi se, abahize mu mazu, aho dufite amakuru hose tugerageza kuhagera, tukareba ibikenewe, tugakora ibishoboka byose nk'uko ubushobozi bwacu bungana. So kuri uyu munsi tariki 22 hari imiryango irenga 10 tugomba kugeraho, ubu yariyongereye ba 20. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo gira neza family twese nk'abanyamuryango twese turareshya. Yego, turi abantu dufite umutima gusa w'urukundo, twahujwe n'icyo kintu, ni impano ya buri wese, twagiye tumenyana muri ubwo buryo, umugira neza wese kugeza ubwo tugenda twaguka. Tumaze imyaka itarenze 4, ariko muri iyo myaka 4 tumaze kugera mu banyamuryango barenga 260. Yego, ni ukuvuga ngo rero uyu munsi tuba twiyemeje kugira ngo tugerageze kuba twagera ku mbabare, abababaye bari mu duce dutandukanye. Uyu munsi turakorera, hari abari i Kigali ndetse hari n'abakorera inaha Rubavu. Rubavu rero niho tugiye gukorera twe, ariko hari n'irindi tsinda riri gukorera i Kigali. Ubwo tuza guhuriza imbaraga hamwe tukareba ubushobozi buhari, tukabugabanya abo bantu. Dukora mu gihe cy'igihembwe amezi 2, ukwezi kumwe kuba uko kwitanga, ukundi kukaba ukwezi ko kubagezaho ibyahashwe cyangwa se ibikenerwa. Murakoze. Hanyuma umuryango ugira neza family kugira ngo umuntu awinjiremo bisaba iki? Nta kiguzi bisaba, ni umutima w'urukundo, umutima w'impuhwe no gukorera Imana. Ndumva kuko nk'abo dukorera ntabwo tubazi, ni ukuguriza Imana muri make. Murakoze. Yego, hanyuma bisaba kugira umutima w'ubushake cyangwa bisaba ko ufite ubushobozi burenze? Ni ubushake gusa, ni ubushake rwose. N'uzanye tije y'isabuni turamwakira. Hanyuma gira neza family, intego yanyu ni iyihe? Ese mwumva mwifuza kugera hehe? Urugendo rwanyu mwumva rugomba kuzagera hehe? Intego yacu muri make twifuza ko byibuze dufite n'ububasha bwo kubakira umwe mu bababaye, tukabona ubwo bubasha bwa mwubakira, nabyo twabikora. Ntabwo ari ukuvuga ngo twaguke, si business turimo, ahubwo ni ukugira ngo twebwe mu by'Imana yaduhaye tuyishimire muri ibyo bikorwa twe dukora. Murakoze. Hanyuma uyu munsi muri mu Rwanda hano mu karere ka Rubavu, ariko hari nk'abantu benshi badukurikiranye bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ese nabo baremerewe kwinjira muri uyu muryango kugira ngo bifatanye namwe? Ese mwababwira iki muri uyu mwanya? Urakoze cyane. Navuze ntigira neza family ni umuryango utagira aho bugamiye, harimo abakristo, harimo abayisilamu, harimo n'abantu bifitiye wa mutima w'imbabazi n'urukundo n'impuhwe. Kuko udafite ibyo bintu ntabwo ushobora no kuba wakora ibi bikorwa dukora. Yego, ni ukuvuga ngo ari uri mu mahanga, ari umunyamahanga ubona ibikorwa byacu, ari n'uri mu Rwanda, uwo ari we wese, twe turi abanyarwanda dufite umutima. Ngira ngo hari, sinzi niba ari impano yacu gusa, ariko wenda n'ahandi hari aho biri, ariko kuri twe nuko twabihisemo kandi tukabona ko ari byiza. Murakoze. Yego, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Tubahaye ikaze bose. Murakoze. Yego, ni byiza cyane. Hanyuma tugana ku musozo kugira ngo dutangire igikorwa cyacu dusenga kugira ngo tubone kugenda, umuntu yakwibaza akavuga ngo abantu mwagezeho mugitangira uyu mushinga wanyu wo gufasha abantu, reka mbyite gutyo, abagenerwa bikorwa abo mwagiye musura, uyu munsi babayeho mu buzima bumeze bute? Abo mufitiye amakuru, ese babakira gute muri rusange? Urakoze. Hari icyo bita morale. Abantu hari igihe usanga baratakaje morale, nta cyizere cyo kubaho, ariko kugeza kuri uyu munsi dufite ibihamya birenze bimwe cyangwa se byinshi by'abantu twagezeho bamaze kugarura ubuzima, bamaze guhindurirwa amateka, ko niba atarabonaga ibyo kurya, atagira mutuelle de santé, atagira icyo kuryamira, atagira abamuganiriza, ibyo byose tubikoraho. Kuvuga ngo hari abo tumenya tukabahuza na leta ikaba yabashyira mu cyiciro, babandi nyine batagira kivugira, twe tukabavugira bakashyirwa mu byiciro. Urumva niba tumugezaho ibyo byo kurya, akawunga akayibona, amavuta akayabona, ubuzima bwagiye bugaruka. Hari abari bameze nabi, ngira ngo bamwe wagiye ubabona. Yego, ndetse n'abandi uraza kubabona bafite ubuhamya, si twe twabivuga, ariko
nabo n'ubwabo babyivugira. Murakoze. Yego, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma n'ubundi kugira ngo tutarambirana, kugira ngo ducunguze uburyo umwete cyane ko n'ikirere umuntu atakizera cyane, reka tose mutangire musenga kugira ngo twiragize Imana urugendo rwacu ruze kugenda neza kandi Imana ize kuturinda umubi Satani. Murakoze cyane. Murakoze cyane, nkuko bisanzwe n'ubundi gahunda zacu tuzitangira twiragije Imana kuko byose niyo tubikesha. Data mu izina rya Yesu Kristo, twongeye kugushimira akanya keza kuri uyu munsi, kuri iyi tariki abo wabashije guhagurutsa tukaba tugeje magingo ya tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryo nirihabwa icyubahiro. Data, ntitwibagiwe ko hari benshi bitakunze, hari benshi umwuka wavuyemo, hari benshi bari mu bitaro, hari benshi amaguru yacitse, ariko twe ayacu arahagaze ni mazima. Data, twe twaramutse turavuga ishimwe ryawe, hari abageze ahacecekerwa, ariko twe turahungiye turabigushimiye kugira ngo wumve ishimwe ryacu kandi uryakire mu izina rya Yesu Kristo. Twemerero gahunda y'uyu munsi dutere intambwe twitereshejwe nawe, tugendane nawe, utangirane natwe ndetse no gusoza usozanye natwe. Tukweretse abo tugiye gufasha, twe ntacyo twabasha kubona cyabahindurira amateka nkawe, ufite byose mu biganza byawe. Turakwinginze ngo tutaragerayo wowe wabagezeho, niho ubasha gukiza imibiri n'imitima. Urakoze kuko ubikoze kandi utwumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha, reka tubasabe rero n'ubundi mubane natwe kandi ndizera ko ibintu byose biragenda neza. Abakurikirana Gira Neza Family kuri YouTube bariho ndetse n'Impanuro TV, ndizera ko ibintu byose biragenda neza kurushaho. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Inshuti zacu, nuko twari tumaze kubigarukaho, uyu mwanya hari umwe mu bagenerwa bikorwa Abagira Neza Family basuye kugira ngo babashe kumugezaho agasabune ndetse bamugezeho n'ibyo kurya. Uyu mwanya rero turi kumwe n'uyu mukecuru, reka tumusabe atangira tubwira amazina ye, hanyuma dutangire tuganira. Mukecuru, Yesu ashimwe. Ahimbaza. Meze ute? Jewe rero nitwa Nyirampare Marie Louise, ubafasha nanjye ndimo, ariko Gira Neza Family ndayishimiye. Imana izayihorane kandi ni ukuri imiti nzana y'indira iba yaranyishe. Ariko bitewe n'uko injya igikoma kakibona byose nkabibona, ni ukuri ubundi gukira. Yego. Kugenda. Uburwayi bwawe se bwagufasha gute? Uburwayi bwanjye bwafashe akaboko kamwe, bufata umubiri wose gutitira, nibyo mbese ndwaye. Ndagenda nkikubita hasi. Ndashimira Imana ndimo, hariho atameze nkanje. Ndashimira Gira Neza Family tubaye hafi. Mbese no kubunza imitima itiki ntabwo tubibaho, barabidufasha. None rero ndashimira ko Imana ibaha umugisha, Imana izakira inkoni gufi kose, abiga baziga, abacuruza bazacuruze, tuba turiho tuba twarapfuye. Rero Imana ibaha umugisha. Yego. Mwakoze mugikomeje. Hanyuma uyu mwanya n'ubundi Gira Neza Family bagusuye kugira ngo barebe uko umeze, ngira ngo baracemo iminsi. Urumva ubyakire gute muri uyu mwanya? Uriyumva gute? Yakire rwose, mbese mparambyakire. Ingwara nyine nagwaye usingira homba. Ariko maze kwibaza iyo ntabira n'ibyimba napfuye. Yego. Ikwezi rwose barantekera. Buri gihe mbese nta kibazo kibye nagize. Nkaba ndi kubashimira ngo Imana ibahe umugisha, bazabakira inzira zo kubaho. Iyi ndwara yawe uyimaranye igihe kingana iki? Myaka 15. 15. Iyo ugerageje kwivuza se bakubwira ko ishobora kuba yakira, doko kwa muganga bagufasha mu buryo bumeze gute, mu buhe buryo? Ariko amafaranga ntabwo nayabona gangishije. Ntacyo ukomeza kugire kwihangana rero, reka umukobwa wawe nawe atuganirize, ariko humura, Imana iri kumwe nawe. Yego, bite byawe? Murakoze. Umeze neza? Nta kibazo. Kandi ndeba wishimye. Ndanezerewe cyane. Ngaho tubwire rero. Amazina nitwa Ikimanimbaye Adeline. Yego. Nanjye ndi umwe mu bo bafasha, ninjye ubana n'uyu mubyeyi, ninjye mukobwa we ni mama. Yego. Ndabashima cyane, bambaye hafi. Mu myaka yose bamaze turayimaranye, ngiye natangiranye nabo. Yego. Ubu hari igihinduka. Uyu mubyeyi nyine byari bikomeye, ntago yabashaga kuba yava no mu rugo kubera impamvu zo kubura icyo kurya nyine. Ubu se uburwayi bwe bwamufashe gute? Bumufata urabizi? Twari turi bato, nari mfite imyaka 6. Yego. Akubwira doko mu makuru agubwira ko yafashwe gute? Nanze gukomeza kumuvugisha cyane kuko mabona umwuka ari mukeya. Yafashwe atitira akaboko, birangira bifashe n'akaguru. Yego. Birangira bibaye uruhande rumwe, birangira bibaye umubiri wose. None ubuzima ubundi mubayemo buhagaze bute? Ubuzima tubayemo nta muryango mfite, ntago nzi isura ya papa, niba haradahari ntago mbizi. Nawe ku mateka mubaza ambwira ko nta miryango agira. Yego. Mbega ninjye na mama n'undi umwe tuvukana,
mukuru wanjye. Warashatse ariko hanyuma ubona ubuzima bwanyu nyine bwo mu rugo mugira ahantu ho kuba ese murakodesha bihagaze gute? Ni ahantu ho kuba dufite ahantu turi ni umuturanyi wampaye icyumba kimwe nicyo tubamo mbamo njye na mama. Yego. Ngaho rero ukomeza kugira kwihangana kandi ukomeze ube hafi y'umubyeyi buriya iyo wubashye umubyeyi uramira mu gihugu Uwiteka Imana iguha sibyo byiza? Yego urakoze cyane ukomeze umube hafi nk'umubyeyi wawe kandi nzi ko Imana izaguha ingororano kandi n'umugisha w'umubyeyi uzawuhabwa. Urakoze cyane. Okay. Yego. Urakoze mu by'ukuri uyu mubyeyi tumugeraho ntabwo ari uko byari bimeze. Urabona ko ubuzima bwarahindutse umubiri amaraso urabona ko twamugezeho nta shusho ameze nabi cyane ariko tugerageza kumuha kawunga tukamuzanira icyo gice cy'umufuka w'umuceri tukamuzanira ayo mavuta tukamuzanira icyo gikoma urabona ko ni envelope tugiye kumuha yego ubwo no kuvuga ngo tumuha envelope kugira ngo byibuze amafaranga arimo amufashe kugura tumwe dukenewe nk'imboga zamwongerera amaraso urabona ndetse n'utundi tuntu ashobora gukenera nk'imbuto kugira ngo bibe byamufasha. Turashimira Imana rero kubona nawe ishusho imaze guhinduka tukabona nawe ashima Imana nicyo cyonyine twebwe tuba twifuza ubundi nkagira neza family. Murakoze cyane. Yego bamushyikiriza ya envelope rero nayo kugira ngo n'ubundi dukomeze tugire no kubandi. Yesu abamugisha reka tubase mukomeze mugendane natwe muri uru rugendo. Twigisha ijambo rye rizima imbaraga z'umwuka cyo dukomeze tujye mbere dutsinde ibigerageza turwane intambara twizeye twihanganire byose cyo dukomeze tujye mbere dutsinde ibigerageza turwane intambara twizeye twihanganire byose. Turabasirikari benshi twogejwe mu dukomeje kubashimira mwese mukomeje kubana natwe Imana ikomeze ibaha umugisha kandi urugendo rwacu n'ubundi rurakomeje gira neza family. Uyu munsi basuye uyu musaza ngira ngo ku bantu bakurikiranye ikiganiro cy'ubushize n'ubundi twari twagerageje kumugeraho ariko icyo gihe ntago twari twageze mu rugo aho atuye cyangwa se aho acumbitse. Uyu munsi rero twavuze tutireka tugereyo hanyuma turi kumwe n'umuryango gira neza family nkuko babyiyemeje kugera ku bantu batishoboye mu buryo bwo kugira ngo babafashe mu buryo butari bumwe. Uyu munsi rero uyu musaza turi kumwe hano ubushize twaraganiriye afite uburwayi bukomeye cyane afite sonde urumva umuntu ukoresha sonde abari mu buzima bukomeye cyane bubi cyane. Uyu munsi twifuje kumugeraho kugira ngo tumenye uko ubuzima buhagaze ariko kandi ntabwo gira neza family yamugezeho gutyo gusa hari n'ibyo bamugeneye uyu munsi harimo ibyo kuryamira ibyo kurya n'ibikoresho by'isuku. Hanyuma rero reka tumwakire uyu musaza atangira twibwira kugira ngo tuze gukomeza tuganira. Papa muraho neza? Amakuru yawe? Amakuru nayiburwayi ndacyakomeza kurwara n'ejo nari ndi ku bitaro barampindurira nuko ariko umubiri wose ari inkorora ari iki byose bindiho Imana ni Nyagasani tuza. Ngaho utangira tubwira amazina yawe. Nitwa Nkizabera Paul. Nkizabera Paul. Hanyuma uburwayi bwawe ubundi kugira ngo bugufate bwaje gute byatewe n'iki? Ni hepatite niko bavuga. Byaturutse mu mpyiko. Yego. Sinshobora kwihagarika nkihagarika mbabara cyane. Ubu nukuvuga ko nagiye no mu ruhengeri noneho nibo bashize banteye ikinya banshyiramo sonde. Hanyuma uburwayi bwawe bumaranye igihe kingana iki? Imyaka 2. Ubuzima ubayemo busanzwe bufitiye ishusho duha ishusho y'ubuzima ubayemo ko buhagaze uyu munsi. Ubundi ngiye nakoraga mbese ngasuka mu mashariti nkagira gute ngakarana. Yego. Ariko ubu sinabishobora muganga yarabimbujije n'ukwirwa ricaye. Ubwo niyo mpamvu
nta kigenda mbese n'icyagaruka ubu ari abantu bamfashije gutyo nk'uko muri kumfasha. None se hano uba uhaba uri wenyine bihagaze gute? Ndi njyenyine kuko urumva nta kintu nakora, abanjye bose barapfuye. Barapfuye, napfusha abagore 3 n'abana 4 n'umwuzukuru. No kwihangana muze no kwihangana. Nari nkwiye ku magengo mbere Yego. kugeza aho ubwo rero bamaze kuhasenya igihe basenyaga hariya kuri Rubavu, ubwo tuje gutura hano. Hano uracumbitse cyangwa hano ni nk'iwanjye? Ni wawe. Yego. None kugira ngo ujye kwa muganga ujye kwivuza bisaba iki kugira ngo ujye kwa muganga iyo wagize gahunda yo kujyayo bisaba iki? Iyo gutyo ni ugushaka amafaranga nkajya kwa muganga nkabusobanurira. Yego. Bakampindurira kuko nabo baravuga bati ntabwo twakohereza i Kigali muri CHK udafite n'umuherekeza, udafite n'amafaranga gutwara akujyanayo. Noneho bo bakampindurira gusa uko buri kwezi ni ukujyayo. N'ejo nagiye barampindurira. Bigusaba ubushobozi bungana iki kugira ngo ugere kwa muganga n'imiti baguha bigusaba ubushobozi bungana iki? Ndagira ngafata nk'igari kamanura ikangeza kwa muganga nta kibazo nkongera hagaruka. Igare muri aya mabuye nabonye mu muhanda? Ndifatiraga hariya ku muhanda. Rikamujyana rikamugeza ku bitaro nkongera hagaruka. Yego. Hanyuma reka duse nk'abagana ku musozo, ariko iyo ugize amahirwe ukabona ibyo kurya ese ushobora kubyitegurira ukubona udukwi kubona ayo mazi bigenda gute? Ndabitegurira rwose nta kibazo. Nta kibazo kuko n'ubu naringiye guteka utwo ndiririrwa. Yego. Hanyuma gira neza family baragusuye uyu munsi gira ngo so bwa mbere bakugezeho, ariko ubyakiriye gute muri uyu mwanya? Imana ibongerere rwose ndishimye cyane. Imana irabampembera kuko navuga. Yego. Muri ababyeyi kandi n'ubushize mwaramfashije. Narishimye cyane kugeza na n'ubundi kwishima rwose. Bakuzaniye akamatera ko kuryamaho, ubusanzwe ibiryamirwa wari ufite byari bihagaze? Byari ibyatsi najyamaga ku byatsi singibi se ubundi bivanaho ndetse kubera yuko wenda bimaze kwandura. Yego. Sigaze za matera gusa. Murakoze cyane Imana ibongerere. Yego. Muzereka twe kuvuga byinshi aho ngaho rero hari akamverope bakugeneye nakoreka bakagushyikirize na kazagufasha kugira ngo agasabune nigashira wongere ugura agasabune ndetse be waguramo umunyu. Murakoze cyane Imana ibongerere. Yego. Reka twakira n'umubyeyi nawe hari icyo ashaka kuvuga. Muze uraho kandi? Mama wanje. Urabona agira neza family ni abantu twishize hamwe kugira ngo dufashe ababaye kurusha abandi, kugira ngo twiremere imiryango y'ababuze imiryango, nkuko kuvuga kutagira abana, kutagira hepfo no haraguru. Twaremeye turakubwira ati papa tuzakubira abana. Nicyo gituma twiyemeje kuguhahira, urabona twaje kugusasira kugira ngo nawe ugire ibyo byishimo. Ubwo rero nawe kandi ugubwe neza, ibi byo kurya bikugireho neza, uryame neza, urote neza. Natwe turishimye kuko umugambi wagira neza family no gutanga ibyishimo. Ababuze ababyeyi tukababira ababyeyi, ababuze abana tukababira abana. Nawe uri umwe muri twe kandi turi kumwe nawe. Ndababwira ngo ukise abasigaye inyuma nubwo twaje turi benshi, dubonye ko turi benshi hanze. Ubwo utegereza raporo rwose nubwo adashoboye kubageraho, ariko mwakoze Imana ibongerere agasani n'uzabampembere. Uzajya usenga Imana rero unayishime ufuka mu dusengere, niwo mugambi wacu ngo tubone imigisha ku Mana. Imana ibongerere. Neza family nta hantu tubogamiye, nitwe twenyine twikoraho. Imana ibumugisha. Murakoze cyane Imana ibumugisha. Murakoze cyane, urugendo rwacu rurakomeje kandi. Amazi y'ubugingo mw'ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemwo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu umukiza.
nanone kandi turabashimiye mwese abakomeje kubana natwe mukomeje kudukurikirana. Imana ikomeze ibaha umugisha n'ubundi dukomeje urugendo rwacu. Uyu mwanya turi kumwe n'umusaza hano nawe n'umugenerwa bikorwa Gira Neza Family nawe bamusuye kugira ngo bamugenere ibiryamirwa cyane ko dusanze aryama ahantu habi cyane ni mu kazu gato ahantu h'ifungane. Urabona ko no kuhakorera video bitugoye cyane ariko turagerageza kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Reka bamwegereze mikrofone hanyuma atangira twibwira. Muze uraho neza? Muraho. Amakuru yawe? Meza. Meze neza cyane. Ngaho utangira utubwira amazina yawe wibwire n'abantu bakurikiranye. Nitwa Majariwu Joseph. Yego. Kandi ndumucikacumu. Ikinda kane nabonye ibiza barantema njya mu cyobo mvamo Imana mani cyanyibuka mbonye n'abakobwa. Yego. Imana ibahaye imbaraga kugira ngo baze bansure aho nabaga habi bambanye habi. Yego. Bashize heza. Nishimiye Imana yabazanye nukuri kw'Imana urukundo Imana aho mugisha n'abashyitsi ngendereye. None se muze uba hano wenyine? Umugore yaranyanze ngo ndumusaza. Yego. Ngari gendera. Nta kana se? Mfite utwana tubiri. Tuba hehe two? Tutwana bari hamwe n'abanyina ariko banyina ni babiri. Umwe ari kwa nyina undi ari kwa nyina. Baranyanga rero bishakira abandi bagabo. Abasore kandi nabagiriye neza. Kenda kane rero barigendera. None se uba hano uri wenyine? Njye nyine kabisa. None se uguteka uteka gute? Uritekera ugira umuntu ukuzanira utuzi udukwi bibe bihagaze gute? Abana rimwe na rimwe iyo bankumbuye baraza bakanzanira utuzi. Ariko ubu ngubu bamaze kuba inkumi bakinde. Shimiye Imana rero kuko aba n'umuryango w'Imana n'abansuye. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Hanyuma ubusanzwe ubuzima ubayemo bufitiye ishusho. Duhe ishusho y'ubuzima ubayemo hano hantu nabonyera ahantu habi cyane. Ubuzima ubayemo buhagaze bute bundi kugira ngo ubone ibyo kurya biba bimeze gute? Ibyo kurya kugira ngo mbibone ni nkuko muje. Yego. Kandi Imana ibohereje kose dushima Imana cyane. Yego. Hanyuma umuryango wa Gira Neza Family baragusuye si ubwa mbere bagusuye n'ubushize bakugezeho no bwa kabiri. Urabagenera ubuhe butumwa? Ijambo riri kuri ku mutima wumva wababwira ni irihe? Ijambo rindi ku mutima ni Imana Nyagasani yabohereje. Yego. Kandi umugisha n'uw'Imana. Amen. Yego. Aha. Hanyuma Imana iguha umugisha ukomeze rero ugire kwihangana kandi humura Imana irahari. Imana izakomeza kubana nawe sibyo? Amen. Imana izakomeza kubana nawe humura kandi ukomere. Turi kumwe. Turi kumwe. Yego. Hanyuma kandi rero n'igihugu cyacu nacyo Imana igihe umugisha. Yego. Nabona Bagira Neza baje kunsura. Yego. Nabo Imana ibahe umugisha kandi byongere byinshi cyane nkuko bansuye singe mukene nge nyine kandi namwe. Yego. Namwe amaguru yanyu yabazanye hangaha. Yego. Muzashogore ku rugamba. Abagabo. Yego. Hanyuma hano hari na envelope bakugeneye ndagira ngo nayo bayigushyikirize. Harimo agasabune. Urabona bakuzaniye isabune ariko nishira uzagenda ugure n'iyindi kugira ngo ubonamo n'umunyu waguramo n'ikibirite ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo ubuzima burusheho kwisunika. Amen. Yego. Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ngaho gubwa neza rero.
twongeye kubashimira mwese mukomeje kugenda mubana natwe muri uru rugendo rwagira neza family. Uyu mwanya nawo dusuye uyu muryango no musaza n'umukecuru babana ariko bakaba bafite abuzukuru hano bagira kuri batatu. Umwe nago dusanze ahari yagiye ku ishuri, hanyuma nabana babayeho mu buzima butoroshye cyane ko ababyeyi babo bapfuye, hanyuma biba ngombwa ko bajya kurererwa kwa nyirakuru. Gira neza family rero uyu mwanya nabo yaje kubasura kugira ngo ibashe kumenya ubuzima babayemo. Reka twakire sogokuru wabo atangira twibwira. Muze uraho neza? Ndaho. Amakuru yawe? Ni meza. Ndabona umeze neza ariko urakomeye. Ngaho tangira twibwira rero. No kwihangana. Ngaho tangira twibwira rero. Nitwa Ndebarya Joseph. Yego komeza. Witwa Joseph. Hanyuma rero ahangaha utuye ufite abana bari mu buzima butoroshye, tumaze kumenya makuru ko ari abuzukuru bawe. Ubundi busanzwe byagenze gute kugira ngo abana bisange muri ubwo buzima? Abana nyina ndaho yabayeho neza. Yego. Yajya aragenda, yajya kuza akaza afite inda. Akaza akayibyarira hano. Yego. Simenye se. Noneho nkemera ngabacunga, ngabarera kugeza igihe bakuriye. Yego. Yagera nyuma akongera akagenda kandi. Mbese byabaye nk'igitangaza, njye narumirwaga cyane kuko ndakunda nagomba kumuhotera ngo mwirukane ngo mufate nabi, kandi ari umwana wawe, kandi ari umwana wanjye. Yego. Ibyo akoze byose ngabyihanganira kugeza igihe abyariye. Yego. Uyu wa nyuma amaze kumubyara ahita apfa ku kanya. Yapfuye ari kumubyara? Akimubyara ku kanya. Kwa muganga baraza baramushyikira. Yego. Aka kana bagashyira kwa muganga. Noneho nyuma yaho dushaka kuba kukarera, ndavuga ati noneho afite nyina wabo. Nyina wabo ahita agafata. Yego. Ajya gukarera ni kubona uku nguku. Amaze kugira imyaka ingahe? Imyaka 4. Yego. Hereza mukecuru nawe atuganirize. Mukecuru muraho neza? Amakuru yanyu segereza icyo cyuma ku munwa kugira ngo tubuze kuganira neza. Mukecuru amakuru yawe? Ni meza. Meze neza. Meze neza. Yego. Uwo mwana ngo byagenze gute? Nyina yaramubyaye akimara kumushyira hasi ahita apfa. Bigeze aho rero mbirase iratumanura tumushyira kwa muganga. Yego. Ubwo rero turamucyura turamuzana tumurera turi gushakisha amata. Yego. Icyo tubonye Imana iradufasha, tubona kana karakuze, dubone kucya ndiko kakora kangana. Ubundi abana ni bangahe murera hano? Ni 3. Bose nabuzukuru bawe? Nabuzukuru banjye. Bakaba abo mukobwa? Nabe yapfuye afite imyaka 30. No kuvuga ko ntase muzi? Ndase wo tuzi. Nabonaga azanye inda gusa ngabona araje akaba ari ngiye uhangayika. Yego. Ubundi busanzwe ubuzima mubayemo hano buhagaze gute? Ni gutya tukabaho gutyo, no si twokora iki? Gutyo bwa ne gute? None twokora iki se? Nta kubaho ko Imana iduhaye tukakibona tukakirya. Yego. None nyine ndi kwibaza mubibona gute ibyo kurya ko bigaragara byo mugeze mu myaka yegeye hejuru, mubayeho mu buzima bufite ihe shusho? Nta nugushakisha nabambonye mfite imbaraga ngashakisha ngabona icyo turya. Yego. Nakundi byagenda. Hanyuma uyu muryango witwa Gira neza family babatekerejeho baravuga bati reka tuze tubarebe ndetse turebe n'aba bana uko bameze. Mu byakire gute muri uyu mwanya? Ese ubutumwa mwabagenera n'ubuhe? Mukecuru urangurikiye? Nari nkubajije Nigira neza family ni umuryango wabagezeho uje kubasura kugira ngo barebe ubuzima mubayemo ndetse n'ubuzima bw'abana. Mu byakiriye gute? Ese murabagenera ubuhe butumwa? Turabashimiye ibyiza mudukoreye. Imana igera baha byinshi ahubwo ibahe n'imigisha myinshi. Gasubiza muzehe kugira ngo dusezeraneho hanyuma dukomeze. Muze ni byiza kurera abuzukuru bawe, ugomba kubikora nyine kuko urumva nabawe sibyo se? Nabanjye. Nabawe. Dore nguriya uri ku ishuri ageze natangiye. Cyakora
imana yarambashije baramwigisha uretse ko nguraga amakaye ngagura iki yego ariko leta yaranyemereye kumwigisha yego abo bana ari muri segonderi ari segonderi mu wa mbere abo ngabo bose bo ntago biga abo batoya bano si ubu namushyira mu ishuri biranirana hanyuma uyu muryango rero wabagezeho murawugendera ubuhe butumwa yego umuryango wabasuye murawugendera ubuhe butumwa umuryango dusuye mbese sinabigenza sinagira ute nabyina si nagira gute reba ijambo nyine ndashimye yego urabashimiye imana ibafasha basabira umugisha wa kibyeyi rero uzehengo yabyina se reka tubashimire rero ngira ngo niba nta kintu cyo kongera mama twasubikira hano twitwagira neza family muzehe ni abantu twishyize hamwe tugakora ku byacu kugira ngo dufashe ababaye kurusha abandi gira neza family dusanzwe tubivuga tukabisobanura ntaho tubogamiye ntabwo ari idini nta nubwo ari umushinga runaka ahubwo ni abantu b'umutima mwiza bavuze ati twishyire hamwe twidufasha ababaye kurusha abandi urabona nkawe dusanze ufite izi mfubyi duhita tuvuga ati basi kadusure zino mfubyi nazo zizakure kuko udafite ubwo bushobozi bwo kubageza imbere hazaza ariko mu mbaraga nke dufite iyo tukugezeho twumva twishimye turavuze rero ngo gira neza family yagusuye izaniye n'abana bacu amatera izaniye abana amatera urayabona ibazaniye ibyo kurya ibazaniye uburingiti ibazaniye amashuka wabibonye isabuni wayibonye amavuta wayabonye umuceri kawunga n'ifu y'igikoma nayo irahari kugira ngo none abo bana bacu niba igikoma bishime nawe wishime maze nuko musenge Imana ngo Mana warakoze warema ibiremwa byawe byagira neza family kuko byadusuye ugashima Imana ni Imana yabikoze twe dukorera umugisha kugira ngo Imana izatwihembere yonyene kuko yarabiduhaye ikabiduha tubiremwa byayo ikabikwima kandi nawe uri kirema cyayo tugahita muri kuvuga ngo natwe tukugenere Imana duhana umugisha murakoze cyane turabashimiye Imana yafashe ndashimye Est-ce que ukoresha umwaka Gitsi express ariko gitsi noneho kwanza abona umwanya dukomeje kubashimira mwese abakomeje kugenda mubana natwe muri urugendo rwagira neza family uyu mwanya nabwo turi kumwe n'umwe mu magenerwa bikorwa ndagira ngo atangire atubwira amazina ye kugira ngo tuze gukomeza tuganira ibintu byose birushaho kugenda neza murakoze Imana ishimwe cyane rwose hano mba ngenyine ubwo kaba ndamugore ngira ndana umwana ngira ubwo iki kibazo nagize mbese nacitse ukuguru niko nabivuga rwose abambonyeho rwose bari kunjyana kwa muganga nacitse ukuguru rwose ubu ngubu ni ukuvuga ngo n'igufa ryaragize ryaracitse ko byagenda kose n'aha ngaha ndi ntabwo ari ahanjye n'inzu nubwo ari n'iyanjye n'uwayindije ubwo mbese ngaba mwibana nyine mba ngenyine akaba ari kuyikora nabwo akaba ageze igihe cyo kuvuga ngo nawe agiye kuyimukiramo ubwo ni ukuzashaka iyo njya kuba ubu akaba ari ukuvuga ngo mbese nyine nibagiwe kwivuga amazina banyita Nzabonimba Daniel ubwo ngaba mvuka muri aka karere ka Rubavu umurenge wa Rubavu ubwo rero muri makeya ubwo ikibazo nagize nahuye nacyo ni umuntu wagize wangubise amabuye angubise amabuye nuko anja akaguru amaze kugira kunca akaguru nta n'ubushobozi nari mfite bwo kujya kwivuza uretse abavandimwe bagize baterateranyije n'udufaranga nuko njya kwa muganga ubwo naje kugira aho ngaho nyine nabwo mvamo ndakize neza urabona ukabona ko kuva ibintu byabaye mu kwa gatandatu na n'uyu munsi ndacyari ikirema ndi kugendera mu mbago ntabwo ndakira hanyuma se uwo muntu wagusagariye byatewe n'iki kugira ngo umuntu akukorere urugomo nk'urwo ngurwo nyine baba bari kurwana none barimo kurwana ngenda tugiye kugira gukiza ngiye gukiza noneho nyine ibwo yaje kugira aho ngaho ubwo nta kindi yagize yakoze we kugira ngo amabuye agateruwe baba bari kurwana ahubwo ninjye yaje kugira aho ngaho abari njye ayakubita rwose urebye unaza ku kabamba mbari hiryo gufa ryacitse yangubise hafi y'amabuye gagera kuri 5 mbese hafi kuri 5 none se ntago yakuvuje byagenze gute ubutabera bwakoze iki
twaraburanye yemera icyaha, amaze kugira kwemera icyaha ubwo baje kugira aho ngaho baramubwira bati wowe ntabwo twe dushimishijwe no kugira no kugufunga no kuba waragize umuntu gutya, ahubwo icyo dushaka nuko ugomba kugenda ukamuvuza, nuko ugomba kumuvuza ukajya mu bitaro ukamuvuza, cyangwa se ukemera guhanwa n'inuza n'itegeko leta ikaguhana, noneho ukagira ute ukishyura amafaranga y'ibyo wangije, y'ubuzima bwe wangije, noneho kumva neza yuko twe tuzagufunga ariko noneho ukaburana uri kuvuga neza yuko wagize uko wamuvuje. Hanyuma yarabikoze cyangwa byagenze gute? Yaranze ngo ndabwo agomba ngo kuba ngo nta n'ibihumbi 10 yagira yakwemera kugira gutanga, ngo we icyo ashaka ngo ni ugufungwa. Yego. Hanyuma se ubuzima bayemo hano bufitiye ishusho? Ubuzima mbayemo ndibana rwose mba ngenyine. Ntabwo washatse umudamu? Oya, ndabwo ngira umusore nagize nasize umugeni. Noneho ubwo mu ndambara y'abacengezi ni kera nasize umugeni, ababyeyi banjye bombi bakiriho barambwira bati Daniel rwose shaka umugore. Ubwo umukobwa turamutereta turamushaka yiruguruho bita mu Kinyanzovu kwa mama wacu, nuko ubwo twaje kugera aho ngaho, ubwo bamfunga ndari nabyarana nawe. Bari bamugutereteye se? Baransekeje baramugutereteye? Oya, nitwe twamwinge bamwirambagirije. Mama baranonsetse nseka pe. Aha, hanyuma byaje kugenda gute rero? Mwaje gutandukana gute? N'uwo mugore nyine yaje kugira aho ngaho. Reka duse nkaho tugira ku musozo. Hanyuma uyu munsi ngira ngo ni inshuro igira kabiri nimba mbyibuka neza uyu muryango ugusuye. Ubyakiriye gute? Ese ubutumwa ugiye kubagenera n'ubuhe? Ubutumwa rwose nabagenera rwose n'ababyeyi n'abakozi n'abantu b'Imana, rwose n'abantu b'Imana barakoze Nyagasani rwose azabahembe asubizaho bakuye rwose. Nzahora rwose nanjye ndi mu masengesho nsenga, nzahora nanjye ndi kubasabira rwose, ndi kubasengera rwose. Imana ishimwe cyane rwose, izongere rwose ibahereza imigisha rwose, barakoze rwose, barakarama rwose. Ubu ngubu ni ubwa kabiri baza kunsura, n'ubushize bigeze kugira kudusura tuhurira hariya kunuza ku kagari. Ubwo barambwira bati rwose Daniel, bati rwose mu by'ukuri, bati Imana ishimwe cyane, komeza wihangane. Aha, yego komeza wihangane. Rero turagushimiye cyane. Turimo turacikanwa n'ikirere, reka baguhereza nawo kamverope, harimo agasukari, harimo agasabune bakuzaniye nishira, ndetse no kuzajya wifashisha kugira ngo ubuzima bugende neza, aguremo n'utuboga dore ibindi babikuzaniye. Urakoze cyane ngaho gubwa neza rero, turagukunda cyane. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe, ishimwe rwose. Dukomeje kubashimira abakomeje kugenda mu bana natwe, kazi gakomeye cyane katoroshye. Uyu mwanya turi kumwe n'abana babiri mureba hano, by'ukuri ubuzima barimo buteye ubwoba, n'ubuzima bukomeye cyane. Ngira ngo wenda baraza kubyivugira kurushaho, ariko reka dusabe umubyeyi uhagarariye Gira Neza Family ase nk'ubatubwiraho muri makeya ubuzima bwabo babayemo ndetse n'uburyo yamenyanye nabo. Murakoze. Nitwa Uwemeye Dorcas, muri Gira Neza Family, nange ndi umwe muri Gira Neza Family. Gira Neza Family n'abantu twishyize hamwe tukajya dukusanya ku byacu kugira ngo dufashe ababaye kurusha abandi. Igihe kiragera rero tukajya tukabashaka, najye kubashaka, abana turababona, nabo dusanga bababaye, turabata abana, tugomba kubaha ubufasha bwa Gira Neza Family. Amaboko yacu natwe tuyashyire kuri aba bana. Aba bana rero kugira ngo tugere igihe cyo kubafata, aba bana twasanze batagira se na nyina, badafite papa wabo, badafite mama wabo. Niba ngo mama wabo, papa wabo niba yarapfuye, ariko mama wabo akajya gushakira kure, mbese muri make niwo mama wabo ntabwo bazi ngo bahehe imyaka ibaye myinshi. Ariko kubw'umugisha bariga. Yego, nk'uduha ishusho y'ahantu bari ukuntu hameze. Ahantu bari niho twanabasanze nyine, bidutera kugira ngo tubafashe. Aba bana tubasanze dusanga kano kazu baryamyemo, murakabona, murabona iruhande ko bakikijwe n'imbata n'inkoko, zose zirituma bagahumeka umwuka wa za nkoko. Biratubabaza pe, turavuga se n'ubundi ko tubasanze baryama nabi, batarya, bariho nabi,
tubigenze duti ndagenda mbibwira bagenzi banjye nibwo ubona baje ariko babonye ifoto yabo barabireba birababaza bahitamo kubagurira matera no kubahahira ariko hagati aho ngaho tukaba twavuze ngo aba bana ntabwo baba mu buzima nabo ni abana nabo ni ibiremwa nabo ni abantu duhitamo kugira ngo tubimure ubu ngubu nubwo turi hano twaje kubimura twakodesheje inzu abantu murareba iyi video muri hirya no hino imbaraga zagira neza family zacyari hansi zikeneye ubufasha ndatabariza aba bana kugira ngo muze tubafashe ubwo tugiye kubakodeshereza kugira ngo imbaraga zanyu niziza natwe tubunganire kubagaburira no kubakodeshereza tubasunikire mu minsi yabo iyo bafite imbere y'Imana yabahaye abarareba iyi video dushimiye kwanza gira neza family yitanze dushimiye n'inshuti zagira neza family nawe uri buze ni karibu tutabarije aba bana ariko hagati aho ngaho twabaguriye matera n'ibyo kwiyorosa nk'uko nabivuze tugiye kubaha mu kanya ubu tuje kubimura mama arakoze cyane umwana bimeze gute musore shyiraho icyo cyuma twumvikane neza wayizimije shyiraho nyine tuvugane nyine twebwe twishimye tangire twibwira ngiye nitwa Imaniraguha Delphin yego murumuna wanjye yitwa Imanirakiza David yego ndi umunyeshuri kubibona turi abanyeshuri ariko nyine kubera ntago twagize wenda ababyeyi bakize cyayi wacu byagenze gute tubwire muri make nk'umunota umwe twebwe nyine twabyawe n'ababyeyi batishoboye barangije araduta maze kuduta arigendera dusigarana na mama nawe bigeze aho ngaho nawe abona sinzi wenda bitashoboka nawe ajye kwishakira umugabo twavuye ku ishuri dusanga yazinze yagiye rero natwe aho twabaga turavuga tugomba turi abantu b'abagabo tugomba kuyitaho tukirera nyine tugakura gutya nibwo twafashe nyine umwanzuro niba ari ugukodesha iyo byanze nka gutya turaza nko ku mubyeyi nk'uyu nguyu ufite inzu nk'iyi tukamubwira rero reka tube twibereyemo nuyikenera uzayifata ntaribi ngaho tubwira ishusho ya hano hantu muba hameze gute nyine aha ntago ari heza kuri twe nyine hadusobanurira hari abantu batari kuhareba aha tubana n'imbata nyine nyirazo yazisize ari ukugiye inzu y'imbata ariko nyine we yaravuze ati niba ari ukugira ngo mubone aho muryama muze mufate igice kimwe ikindi mukirekera imbata rero twe tuba mu gice kimwe ikindi kikabamo imbata n'inkoko ubwo nyine ubuzima bugakomeza none se ubusanzwe kwiga byo bihagaze bite ese mwiga gute kwiga ku ishuri wenda badushyiriyemo imidohoro kwishyura minerivare ntago twishyura ku ishuri turarya nta ribi kwiga nyine ku ishuri byo nta kibazo hanyuma se ntago ababyeyi banyu bari barubatse barakodeshaga n'ubundi barakodeshaga ntago bari ko ndabona nta gikoresho na kimwe cyo mu nzu mufite mu bigenza gute mubayeho gute udusafuriya two nari mfite n'ijerekani nabonye hano harimo umwanda n'indi myenda yanjye yo kujyana ku ishuri nabaye mbihaye nyir'inzu nyine hano ababimbikiye kuko reba isaha n'isaha ispanete ivaho zikaza n'igihe rimwe na rimwe dusanga zaneye ku buriri bwo burihe uburiri ni ubu ngubu twicayeho ni hano turyama ni ibiki ibyo bintu ubwo muryamaho kuri kubibona nibi hari abantu batabireba rero ugomba kubisobanura ukabivuga nyine ni utumatera nubwo ari uturimi ariko nyine turaryama nibwo buzima bwacu ubwo aho mwicaye ni naho muryama none se mubona ibyo kurya gute ibyo kurya ku ishuri hari igihe nyine baba bashigaje ibyo kurya bakaduhereza nko mu gisorori 11 tugataha tukarya gutyo yego ubu uyu munsi ntago muzi irengero rya mama wanyu ubu ngubu ntago tuzi ngo yarengeye he nyine twumva bavuga ngo we na mugabo we ngo bagiye mu Bugande ntago tuzi ngo babaha tubyumva utyo nyine natwe ntago twamenya ngo babaha hanyuma gira neza family murabagenera ubuhe butumwa nk'abantu babageze kugira ngo baze kubakuramo ubuzima wenda bashakira ahandi hantu ho kuba rwose nyine umuntu n'umutima we niwe ureba akabona ko wenda hari abantu bababaye twebwe kuba mu buzima ntago tubikunze ariko nyine ni gutya ariko kubw'ubwitange bwanyu mwaraje muratureba muradushaka n'Imana nabyo ibijyamo
byose nta mana ntacyo biba bivuze. Imana rero yarabikoze, muraza muratubona nyine niba ari ukudufasha ubufasha ndabashimiye n'ibyaje n'ubwitange rwose mwatugaragarije twabashimiye kabisa. Uyu mwuka se kubana nawe ko nabyo numvise ari ibintu bitoroshye. Ari nijoro ntago uyu mwuka ubica nta direka ndebamo na ahantu hafunganye metero imwe kuri metero nk'imwe n'igice kuri enye bimeze biti hano yari nijoro umuntu araryama tukiyorosa twamara kwiyorosa hano hari ikoti buri wese afata ikoti akiyorosa mu maso kugira uyu mwuka nyine tutawuhumeka cyane tukabyuka mu gitondo tujya ku ishuri tugataha saa 11 ni gutyo. Yego, hanyuma reka nkubwire ngo mukomere kandi mwihangane, ntago ari uko bizahora uko biri kose Imana izahindura ubuzima bigende neza. Nta kibazo rwose turabyakiye. Urakoze. Namwe murakoze. Abo bana twari tubasuye mu kanya ahantu babaga habi cyane, babanaga n'inkoko, imbata, ahantu harimo umwanda mwinshi cyane, karakazo gafunganye ku buryo umuntu yagiragamo umwuka ugahera. Ariko nkuko twari tumaze kubivuga mu kanya gashize, twari tumaze kuvuga ko baboneye indi nzu yo kwimukiramo. Reka dusabe umwe mu bahagarariye Gira Neza Family ase nk'utubwira muri make ahantu babimuriye, uko bahasanze nuko bameze, ndetse tuganirize n'abana ko babyakiriye. Murakoze. Twakomeje mvuga ko nitwa Uwemeye Dorcas, abantu umwe muri Gira Neza Family, umuryango udafite aho bogamiye w'abantu bishyira hamwe bagakora ku byabo kugira ngo bafashe ababaye kurushaho. Muri abo babaye kurushaho abana n'imfubyi, twasanze ahantu baryama, ahantu baratwahaberetse murahabona, nuko bidutera agahinda turababara, ariko muri ako gahinda turavuga ntiduheranwe n'agahinda, reka tubimure. Ubwo ahangaha niho tubimure tuzajya tubasanga, igihe twabonye cyo kubagaburira tukakibazanira. Ubwo aba bana twaduhisemo ko abana bacu ko bari abana ba Gira Neza Family, mu mbaraga dufite tuzajya tubageraho. Nawe uri hirya no hino ngwino, dushimiye Gira Neza Family yemeye kubimura ikabahereza icumbi. Ubwo bano bana batagira se na nyina badafite aho bava, badafite hirya no hino, muri make ni Gira Neza Family nawe ni karibu, ngwino turabatabarije kugira ngo muze tubafashe. Nawe ntacyo washizeho waba uri hose, aba bana kubura se na nyina nabo nta ruhare babishizemo, ariko nawe uje ukozana ku kuboko kwawe ukazana ubufasha bwawe tukafasha aba bana bagakura, uzabugize neza. Dushimiye Imana, dushimiye Gira Neza Family, dushimiye inshuti za Gira Neza Family ziteye intambwe kugira ngo tugire ahangaha tugeze. Imana iduhana umugisha. Hanyuma reka nawe tumwakire. Umusore, amakuru yawe rero kandi? Amakuru ni meza. Urumva umeze gute muri uyu mwanya? Muri uyu mwanya nyine icyambere no gushima Imana, ndishimye cyane pe, ubuzima buraryoshye. Buraryoshye? Utangiye gukuryohera uyu mwanya? Pe ndigumva butangiye kundyohera kuri njyewe. Hanyuma ntago ndibuze kuvuga ibintu byinshi. Garagaza amarangamutima yawe, n'icyo wumva wababwira muri uyu mwanya? Icyo numva nababwira rwose, tureba ariko turebe. Yego. Murakoze cyane ku bwitange bwanyu, ndabashimiye cyane. Yego. Wiga mu kangahe? Niga Siniatu. Uwo murumuna wawe? Yiga P4. Yego. Aha, Imana ibaho umugisha rero, ngira ngo inzu mwayibonye, barimo bari kuyitunganya kugira ngo mubone ko muyijyamo. Mwabonye ko haruta aho mwari muri? Haraharuta cyane cyane ariko. Yego. Aha, ngira ngo hari ubundi butumwa buhareho ngaho nabwo reka wabagenere. Yego, ako kamverope harimo agasabune nako muzajya mwifashisha kugira ngo isuku ikomeze igende neza, kugira ngo n'imyigire yanyu Imana ikomeze ibafashe. Turagushimiye cyane rero ngaho gubwa neza, kandi Imana ikomeze ibane namwe muri byose, kandi Imana irabakunda. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Asante sana. Dukomeje kubashimira mwese mukomeje kubana natwe. Uyu mwanya n'ubundi turi kumwe n'uyu mubyeyi, nomwe mubo uyu muryango Gira Neza Family wasuye, n'ubwashize bari bamusuye afite ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane. Murabona ko no kuva mu buriri ari ibintu biba bitoroshye, ariko reka tumusabe n'ubundi dutangire atwibwira amazina ye kugira ngo dukomeze tuganira. Mama Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Umeze mute rero? Turashima Imana. Twari tugukumbuye. Yego, nanjye nuko. Wari udukumbuye? Nanjye nari mbakumbuye. Ariko mana. Umeze neza? Yego, meze neza. Hari abantu rero baba bakubonye bwa mbere, reka tugusabe ubibwire. Yego. Batubwira amazina yawe kugira ngo tuganire. Ku mazina nitwa Ndaburunga Jeannette. Yego. Hanyuma uko biri kose hari haciyemo iminsi, ngira ngo wabaye amahoro rwose.
nabaye amahoro kubera Imana namwe kumba hafi. Yego. Hari abantu batazi uburwayi bwawe uko bwaje, byagenze gute kugira ngo wisange muri ubwo buzima? Ubugwayi ukuntu bwamfashe, nabyutse ndi muzima ngiye kuri toilette, nikubita hasi ndabona nyere ku kintu, numvishe gusa nibonye hasi, nahavuye nabaye paralize umubiri wose. Yego. Kuva icyo gihe? Kuva icyo gihe imyaka ibaye 8. Imyaka 8. None se aho ngaho uri ntubasha kuhava, duhe ubuzima bw'uburyo uburwayi bwawe buhagaze? Aha ngaho ndi ni naho ngemure ibikomeye no mu buzima mbayeho. Yego. Mbaye kubw'abagira neza, mugira neza kambi cyo kurya, cyane cyane umuryango wagira neza family. Yego. Nawubonye ngiye kwicwa n'inzara, ariko nawuboneye ndanza nongeye guhura nayo cyane. Yego. Hanyuma ntago turi buze kuvuga ibintu byinshi, ubundi hano ubayeho mu buzima bumeze butubana nandi? Hano mbana n'abana bisingana z'abanjye kari 3, nabo ndababyeyi bafite. Yego. Ni n'abana bakiri bato, ni nabo bagwaza banjye. Yego. Kandi abana b'abahungu. Ntago byoroshye no kwihangana. Yego. Hanyuma gira neza family n'ubundi bongeye bagutekerezaho uyu munsi nanone baragusura, n'ubuhe butumwa ugiye kubagenera kugira ngo tugane ku musozo? Ubutumwa nabagenera, Imana igibaho umugisha uko bwije nuko bukeye. Nukuri iyo ndaza kubagira ubu imba ndahacecekegwa. Yego. Bangoye hakomeye, bangura hakomeye nukuri. Imana ibaho umugisha cyane. Ibaho umugisha, igibaho umugisha uko bwije nuko bukeye. Hanyuma se ujya kwivuza, hari imiti ufata, bihagaze gute? Nda miti mfata kuko ndabwo nashobora kwigeza kwa muganga. Bese nda miti njya mfata. Yego. Urakoze cyane rero, reka tugushimire. Gusa hari ubundi butumwa hano n'ubundi bakugeneye, bagiye kugushyikiriza na envelope, harimo agasukari, harimo utuboga, ngira ngo uko biri kose uzatwifashisha muri iyi minsi iri imbere kugira ngo ubuzima bukomeze kwisunika, kandi uhumure ukomere, turagukunda. Imana yongeraho mukuye. Yego. Imana iragukunda, natwe turagukunda. Nukuri. Yego. Jeanette turaho? Muraho neza. Muraho ukomeye. Yego. Twishimiye kugaruka kugusura. Yego. Nkuko wabivuze tukumaranye imyaka myinshi, twemeye ko bavandimwe bawe mu kugira ngo tugusunikire mu bihe byo dusigaje twese hano ku isi, kugira ngo dusunikane dufashanye. Yego. Rero nkuko dusanzwe tubivuga, gira neza family yongeye yishize hamwe, yongeye yakusanyije, iravuga ngo tujye kwa Jeanette. Yego. Mbo uziko gira neza family yakubwiye ngo icyo bafite bazakiguha. Nukuri. Kandi pe bari kumwe nawe. Yego. Hagati aho ngaho rero ubushize twaraje dusanga ya matera yawe uryamaho, tubona ukuntu ko ameze nkaho afite akabazo, arika, niba ari ugukura, niba ari ibiro byawe byinshi, ariko gira neza family yahisemo kuza kugusasira. Nukuri. Ari amatera ni mashyashya ari ku ruhande. Yego. Nibura yagerekeranye hamwe na yangaya, ubwo bivuga ngo wishime, umenye ko ufite abavandimwe. Amen, amen. Hari abana b'abakobwa bavuga ati yewe we uriya muntu aryama nabi, uyu ngomba kumusasira. Ukaza kumva ngo uriya muntu ndamukeneye, ngomba nanjye gushyiraho ukuboko kwanjye akabona isukari. Muri make twakuzana ibyo kurya nko bisanzwe, ariko hagati aho twongeyeho matera nini, ngiyo urayibona, hariho amashuka, warebye ko abonye n'amakanzu yawe yo kwambara, mbese kugira ngo ushime Imana. Hariho kuvurera nziza uzajya uryamushyuhe, mbese Mana yanjye, Imana yakoze ibitangaza bikomeye, turi kumwe. Ushime Imana yagisizo gira neza family, kandi nawe ukomeze kurinde, Imana iguhe umugisha. Ubwo nuhuze icyo wabwira gira neza family? Mana, ibyo nawubwira ni byinshi cyane. Ndishimye cyane, ndawushima cyane. Imana igiye urongesha uko bwije nuko bukeye, igiye urinda imitego Mana mibi yose. Amina, amina, amina. Mana, mbese Imana igiye baho umugisha. Amina. Nukuri. Kuko ndaza kubagira, ubu ngubu ndagimba ngihumeka umwuka w'abazima. Nukuri pe. Ibyo kurya byaje, twongeyemo ibishyimbo, urabibona, amakara twayazanye, umufuka urabubona, umuceri, kawunga, amavuta, urabibona byose n'amavuta nkuko bisanzwe. Usibye ko bigenda byongera, ikiyongereyeho tugishyiraho. Umenye ko ufite abakobwa bagutekerereza. Akako kamvite ngakesha Imana namwe muryango wa Geneza family. Imana yabikoze, turayishimiye natwe. Urakoze. Amen.
turabashimiye cyane n'ubundi ko mukomeje kugenda mubana natwe, Imana ikomeze ibahe umugisha. Hanyuma n'ubundi hano turi kumwe n'abandi bana bagera kuri 3, nabo n'abana bibana mu buzima butoroshye cyane. Giraneza family nabo yashatse kubageraho kugira ngo nabo basure bagenera ibyo kurya kugira ngo barebe n'ubuzima babayemo uko buhagaze. Reka dusabe umwe muri bo atangira twibwira kugira ngo dukomeze tuganira. Umusore, amakuru yawe? Meza. Meze te? Sawa. Meze neza? Racemo iminsi uko biri kose ndizera mwarabaye amahoro. Ku masomo bimeze gute rero? Biri kugenda. Yego. Hanyuma haracemo iminsi ariko itari myinshi, ndifuza kumenya ubuzima mubayemo ubundi uyu munsi buhagaze bute, ariko ndashaka use nkaho uhera inyuma gatoya tubwire ubuzima burimo mwabwisanzemo bigenze gute kugira ngo n'abantu bababonye bwa mbere babashe gusobanukirwa nyirizina icyabaye kugira ngo mwisange muri ubwo buzima. Cyabaye twabanaga turi umuryango turi umuryango w'abantu 7. Mera za gupfa, maze dusigara turi 6 na vie nawe ashaka undi mugore. Amaze gushaka undi mugore dusigara turi 5. Umuhungu mukuru aracora baramufunga, asigara 4. ubundi ajya muri Kongo ashakira y'umugore, maze natwe dutangira ubuzima bubi gutyo. Icyo gihe se mwarakodeshaga n'ubundi cyangwa mwari mufite inzu? Twari dufite inzu na n'ubu turayifite. Nayo mubamo uyu munsi. Ubuzima bw'imibereho buhagaze bute rero? Giraneza family yazi yaduhinduriye ubuzima. N'uyu munsi rero tutavuze byinshi bifuje kubageraho kugira ngo barebe ubuzima murimo uko buhagaze. Hanyuma murabagenera ubuhe butumwa? Barabana imbere yawe hari ibyo kurya babageneye, ngira ngo ugaragaze amarangamutima yawe, nimba ari ijambo rikuri ku mutima wumva bababwira tuguhe umwanya uribabwira hanyuma dusoze. Ijambo nababwira ni ugukomeza gukora ibyo Imana yabategetse. Urumva wishimye se? Yego. Ushimishijwe n'iki? Uko mutwitaho, twaba turi mu makosa mukatubwira. Reka tugushimire rero, Imana ibahamugisha kandi mukomeze mugire ibihe byiza, muhumure, Imana iri kumwe namwe kandi turabakunda cyane. Murakoze. Dukomeje kandi n'ubundi gukomeza gahunda yacu yo kugenda tugira ku batishoboye kurusha abandi. Uyu mwanya nabwo turi kumwe n'abana hano bagera kuri 3, cyakora hari undi muvandimwe wabo watubwiye ko adahari kubera ari ku ishuri. Reka twakire mama atangira tubwira uko yabamenye n'uburyo abazi kugira ngo ibintu byose bigende neza. Mama, utangira tubwira abo bana ubundi wabamenye gute kugira ngo tubashe kubona uko tuganira nabo. Bugoreze iki cyuma kugira ngo tuganire nabo neza. Murakoze, nitwa Weme Dorcas nkuko twabivuze kuva kare. Aba bana nyine nkuko Giraneza family isanzwe ibikora, ijya gushaka ababaye kurusha abandi kugira ngo ibahe ibyishimo. Abana twabageze dusanga batagira ababyeyi, baribana. Mu kwa kwibana kwabo dusanga barashonje, umugisha bo bafite bataha iwabo, bataha mwabo, ariko barasanga bashonje bariho nabi. Byabagendekeye gute kugira ngo bisange muri ubwo buzima? Nyine ise yaragiye kugenda gusa, na nyina nyuma haza kuzagenda, ubwo ntabwo bazi ngo ababyeyi babo babahe. Imyaka ibaye myinshi, ni gutyo babayeho, ariko nkabashimira ko bakunda kwiga ku ishuri, naho bakabagaburira ku manywa, ariko urumva bataha nimugoroba bakaburara. Cyangwa se niba habonetse umuturanye wavuze ati aba bana, ubwo nawe noneho rero akabafasha akabaha ibyo kurya. Yego. Hanyuma numva ko biri kose birasobanutse, reka uwo mukuru muri bo tumuganirize kugira ngo twumve ko bihagaze. Musore, amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Umeze neza? Umeze neza. Ni wowe mukuru muri bo cyangwa umukuru n'udahari? Oya, udahari ni murumuna wanjye niwe nkurikira. Yego. Hanyuma ubuzima bwanyu buhagaze bute rero? Rebye nyine ubuzima bwacu ubona ubona bigoranye tu. Niki mubona kibagora cyane mu buzima? Ikintu tubona kitugora ni ukubona ibyo kurya cyangwa kubona amafaranga yo kujyana ku ishuri. Uyu munsi rero Giraneza family babasuye, ngira ngo n'ubwa mbere babagezeho, urumva mubyakiriye gute? Turishimye cyane kandi Imana igikomeza kubahereza umugisha kugira n'abababaye kuturusha nabo babashe kubageraho
yego kandi Imana ikomeze kubarinda kugira nyine bazakomeze gufasha abandi bameze nkatwe. yego Yesu abaha umugisha rero. hanyuma barumuna bawe mwiga ku kigo kimwe hafi donc mwiga ahantu hegeranye cyangwa harimo intera itandukanye? Ahantu twiga harimo intera, urumva nk'ungo tutazanye we yiga kure yacu. Yega kure. Ibijyanye n'ibyo kurya se mu rugo biba bihagaze gute? Bijyanye n'ibyo kurya nyine ubona ari ibintu bigoranye, usanga muri weekend dushaka nk'ibiraka cyangwa nk'abaturanyi nyine bakaduhereza nk'ibyo kurya. Yego. Hanyuma nk'ikiraka wumva wakora ukagishobora ni nk'ikihe? Kiraka nakora numva ndagishoboye, urabona nko kubaka amazu hari ukuntu bakenera abayede, wabikora ndabikora nkabishobora. Ibijyanye n'imyambaro si byo mubibona gute? Ibijyanye n'imyambaro nguko nyine nakoze nka gutyo. Yego. Ntabwo nabona mfite nk'ayo mafaranga ngo mbone ipantaro inyuzeho cyangwa agapira kakwira umwana ngo mbone kuba nakamugurira tu. Kwita kuri barumuna bawe. Yego. Hanyuma reka tugushimire kandi mukomeze kwihangana kandi ntugire ikibazo, Imana iri kumwe namwe sibyo? Yego. Kandi mujye mugerageza gusenga no kubaha Imana, Imana izagenda ibafasha uko bukeye nuko bwije kandi ibintu bizahinduka, ntabwo ari uko bizahora sibyo? Urakoze cyane. Aba bana rero buriya ni bane, umwe ntabwo yabonetse ari ku ishuri. Ni bane, habonetse batatu undi ari ku ishuri. Yego. Sanga hari umufata ibyo kurya byanyu, hari amakara nayo muyafate abafashe abunganire sibyo? Kanze mbahe na envelope yanyu. Yego, hari na envelope babageneye nayo, reka bayibashyikirize kugira ngo ibafasha mu gihe isabune yashize muguri yindi kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma kandi hano turi kumwe n'umwana w'umukobwa, nawe ni umwana wibana. Reka dusabe mama wacu nawe atangire atubwira uyu mwana w'umukobwa bamumenye gute, ese ubuzima bwe buhagaze buti? Mama twaguhaye umwanya utangire tubwira ubuzima bw'uwo mwana uko murakoze. Unitwa Weme Dorcas nkuko tusanzwe tubivuga. Yego. Nkaba umwe muri Giraneza family. Giraneza family ifasha ababaye kurusha abandi. Yego. Twageze kuri uyu mukobwa tujye gushaka ababaye, tumusanga yibana mu nzu yenyine. Murabona nuko twabuze umwanya kugira ngo tubereke aho ataha, ariko kubera imvura iguye bibaye ngombwa ko tubakorera hamwe bose hamwe. Ariko aribana mu kazu gatoya, ntagira haryama, ntagira icyo yiyorosa, mbese aryama hasi muri make. Ubwo rero ise yarapfuye. Yego. Mama we arabata ajya gushaka, basigara ari batatu, haza umugira neza gusa tu abagirira impuhwe atwara baba umunabe. Yego. Atwaye bari umunabe, uyu nguyu yarasigara ariko ari kurwanira kugira ngo yige. Yego. Icyo mushimira nawe agerageza ariga, gusa inzara n'ubundi buzima nibyo bimugwa nabi, ariko muri make tumugezeho turavuga rero nkagira neza family. Reka tumugenere nawe tumushyire mu bantu tuzajya tugaburira b'imfubyi. Yego. Nawe buriya ni imfubyi iribana, weho aho uri hose ureba izi mfubyi dufasha, dushaka amaboko yawe. Dushaka amaboko yawe ngwino dufashe imfubyi, kuko nawe abawe ntabwo uzi uzabarera. Twamugeneye ibyo kurya, tukaba twamugeneye ibyo kuryamamo, twamugeneye n'ibyo kwiyorosa. Ubwo ariko nibabizane ubwo abicyure. Nawe muri make muramubaza amakuru ye, ibisigara byisobanurira. Mukobwa, amakuru yawe? Ni meza. Amazina yawe ni ayahe? Amazina yanjye nitwa Yamfashije Honorine. Honorine, ubuzima ubayemo buhagaze bute rero? Ubuzima mbayemo, papa wanjye yaje gupfa, mama wanjye yarashaka uwundi mugabo. Ubwo muri make ndibana mba njyenyine. Ubuzima ubayemo buhagaze bute, utunzwe n'iki? Iyo ndiye hano ku ishuri ndagenda nkaryama. Muri weekend nkashaka akazi nkabasha kuba nakora, nkabasha kuba nabaho. Yego, no kwihangana rero. Hanyuma ni cyo kintu kikugora cyane mu buzima ubayemo? Ese inzu ubamo urayikodesha cyangwa ni ababyeyi basize? Inzu mbamo ndayikodesha. Uyikodesha gute ku kwezi? Ntiba ngombwa ko nsiba nkashaka akazi, cyangwa muri weekend nkanakora nkabasha kubona make. Ubwo se akazi basha gukora ni nk'akahe? Nkora akazi k'ikiyede.
Kiyedi wiga mu kangahe? niga sinasiri. Ubwo buzima no kufatanya n'ishuri burakorohera? Ni ukwihangana ugakora. Gira neza family rero uyu munsi bagusuye urabagenera ubuhe butumwa muri uyu mwanya? Ikintu nababwira, Imana izabaho umugisha kandi Imana izabageze mu ijuru. Urakoze cyane kandi rero reka dusoreze hano ariko ukomeze kwihangana. Ubwo buzima urimo Imana izabuhindura bigende neza kandi wirinde ntuzagira ibishuko ntihazagira abagushuka ngo ibi nibi humura Imana izabara nawe nubwo none waba uri kure ariko ejo birashoboka ko waba uri kuririmba gusa wige ushyizeho umwete wirinde ibishuko byo hanze aha ngaha ibintu bizagenda neza siko bimeze. Yego. Inama ngugira birayumvise? Nayumvishe. Nkubwiye kwirinda iki? Ngiye kwirinda ibishuko. Aha sawa rero Imana iguhe umugisha. Mama hari ikintu nshaka kongera kugira ngo dusoze. Wirinde ibishuko hatazagira ugushuka kubera wabuze icyo urya maze agushuke akujyane mu nzira mbi. Ariko gira neza family yemeye kuba ababyeyi bawe. Hari abo dufasha tukagufasha rimwe tukagenda, hari abo tutemera ko turi ababyeyi babo cyangwa se ko turi abavandimwe babo tukabageraho rimwe cyangwa kabiri tukabarekura. Ariko wowe gira neza family yantumye ngo uri umwana wabo uzifate neza ushobora amashuri ushimire Imana kandi ujye usenga. Siko reba matera yawe ibyo gusasa urabona hariho n'uburingiti bwo kwiyorosa n'ibyo kurya byawe bigusunikira urabona matera gute? Biranangaje pe ntabwo ari njye biranangaje gusa mbuze icyo mvuga. Murakoze Imana ibahe umugisha. Tukaba dutabaza n'abandi baze bagutabare kuko uba mu nzu yo gukodesha kandi yo gukodesha pe ntabwo yabona bakakwirukankaho waba utabonye umugira neza wo kukunganira bikagutonda. Nge nakugezeho nararize warabibonye narebye aho urara ndebye ubuzima bwawe nararize. Umubyeyi twari kumwe na n'uyu munsi n'ababyeyi bagira neza family babonye ifoto yawe nagufotoye bararira pe. Gusa courage kandi wihangane wigukomere ejo uzaba umuntu ukomeye. Amen. Murakoze. Mukecuru amakuru yawe? Amakuru ni meza buhoro. Uratubwira amazina yawe rero? Nitwa Bagirinka Veronica. Yego. Mukecuru utuye hehe se uba hehe? Uba hehe? Hari imbere inyuma y'iri avoka. Ubayeho mu buzima bumeze bute ubana nawe? Nta buzima bundi umusaza twabanaga yarigendeye. Yarapfuye cyangwa yaragutaye? Yarapfuye. Yego. Yagiye buri yarangije umwaka yagiye mu kwa 9. Uriya mwaka ushize. Yego. Hanyuma yasize uri wenyine wibana mu rugo bimeze gute? Nta mwana kereka umwana umwe. Shyiraho mikrofone neza tukumve. Umwana mfite n'umwana nawe ntayishoboye. Nuko niko mbaho ntyo. Uwo mwana se ariga? Uwo mwana mubana ariga? Yabiwe n'umuhungu mukuru. Arubatse urugo rwe. Nta wundi. Nese utunzwe n'iki? Nta kintu kintunga wa mugani wanyu mbona bucya bukongera bugacya. Uyu mwanya se gira neza family urabagenera ubuhe butumwa? Urabona ko bagutekerejeho bakagusura bakavuga batrika. Bari baje kunsura rimwe. Nabwo nari nihebye mbona murahingutse. Ubu byakire gute rero tubwire ko numva umeze? Ndumva nishimye cyane. Imana ibaho umugisha. Ubu se udukwi n'amazi n'indi ubikuzanira? Ndumva yuko nshimye n'umutima uranezerewe ndashisha numva. Urashisha wumva? Urumva uri gushisha wumva? Nigo nyine iyo mbonye ibyo ndya se kandi hari ikindi. Iyo ubonye ibyo kurya n'amazi araboneka n'udukwi. Ahubwo ikibazo hari ikirumbo cy'umwana cyanjambije. Umwuzukuru wanjye umukobwa wanjye w'imfura yarapfuye asigira abana umugabo yari yarapfuye. None iyo ngegera yabaye mu ntuza yagiye gufungirwa iriya muri Nyakiriba yabaye mayibo. Ngo barabakatiye n'imyaka. None rero ahubwo ngo bakubwira ngo banyishyurire mituweli ngo kerekana we bamwishyuriye uwo bakatiye imyaka ine. Nuko ikibazo mfite n'iki? Ihangane humura ibintu byose bizagenda neza. Ubwo ubonye ibyo kurya ko ufite ahantu urambika umusaya humura Imana ibirimo. Si byose? Ndaryama. Urakoze cyane. Imana ibaho umugisha. None turi kumwe n'undi mubyeyi nawe reka dutangire tumusaba tubwire amazina ye. Mama muri aho? Yego. Amakuru yanyu? Meza. Umeze neza? Meze neza. Ubundi ubusanzwe amazina yawe ni ayahe? Amazina yanjye nitwa Uzakira Anastasiya. Uzakira? Uzakiruru Anastasiya. Jeze nako rikomeye bari kwise habaye iki? Nukuba navutse papa arindushye na mama. Gore mvukira nanjye bari kugenda genda ngutyo. Yego. Hanyuma subayeho mu buzima bumeze bute mubyeyi?
ubuzima mbayeho ni ubuzima bwo gukesha nyagasani. yego ngewe iyo mbonye bukeye nshimiraga Imana. noneho nkaba mfite murumuna wanjye nasigaranye w'imfubyi. yego aragendagenda utwo abonye tukarara kuko njye ndi umurwayi. ufite ikihe kibazo urwaye gute mama wanjye? njyewe ikibazo mfite mfite kanseri y'inkondo y'umura. noneho ku buryo nareraga abana naje n'undi umupfakazi ndera abana nshaka umugabo aranyanduza. mbaye muri ubwo buzima. shyiraho mikorofone neza. ubu urwaye kanseri y'inkondo y'umura? urwaye kanseri y'inkondo y'umura. ubimaranye igihe kingana iki? maranye imyaka 3. wagerageje kwivuza? bagiye barayishiririje ariko mwuno mwaka yapfumuye umucondo irabira. ni ukwihangana. ujya ugerageza gusenga? indasengaga nkundaga Imana nkunda karago. yego ujya usenga Imana? ntabwo nk'inzoga. ujya usenga Imana izagenda igufasha. amen. yego hanyuma se ubuzima bwo mu rugo haba ibiryamirwa haba ibyo kurya n'ibyo kwambara donc ubuzima mubayemo bufite iyihe shusho? ubuzima bwo mu rugo nkodesheje hariya. yego ubwo nkaba mfite umukobwa akaba yarabyariye mu rugo nkabana n'uwo murumuna wanjye nawe. yego ariko mu buzima ni ubuzima dukesha nyagasani. iyo mbonye amafaranga nkishyura inzu nshima Imana. yego aba inshuti n'abavandimwe bakangeraho ukabona bambaye nk'umwenda nkambara. ibyo mbikesha Imana. yego ikindi muherutse kuza mwamereye abana matora bayiryama nkumva ndanezewe. icyo kintu cyaranshimishije cyane. ndavuga rero Mana icyo nkubwiye bariya abantu uzabageze mu ijoro kuko aho bankuye ndabona abashaka kuzahikura. nimba ngewe mu buzima ndi guteganya kwitahira mbega ni nk'urugero iyo umuntu afite iki kigwara n'ejo bundi hari umugenzi wanjye yahitanye ni ukuvuga ati nanjye ndiho nariho. uyu uriho mu izina rya Yesu kandi ugomba kubaho. amina. ngakunda karago ngahumurizwa no kuwiteka umbwira ati mwana wanjye ndi hafi yawe. hanyuma tugana ku musozo se uyu munsi gira neza family n'ubundi urabona ko bagutekerejeho bakongera bakagusura ubyakiriye gute? bakuzaniye amavuta bakuzaniye ibyo kurya aho ngaho ndetse n'ibikoresho by'isuku urumva ubyakiriye gute? ukuntu mbyakiye rero Imana ibaha umugisha. njye nta kindi mbona navuga uretse Imana ibaha umugisha. ndishimye mbese n'ibyo bigwara ndikumva ahari niyongeho nk'abasirikari nka 3. yego umusirikare banjye bari bagabanyutse ndikumva ntiyongeyeho. yego Imana ibaha umugisha mu bikorwa byanyu. Imana izabageze mu ijoro. yego niko mbibonye. Imana iguha umugisha rero ngaho komera kandi turagukunda. amina. amen. amazina yanjye dukomeje kubashimira uburyo mukomeje kubana natwe uyu mwanya kandi nanone turi kumwe n'umukecuru hano murabona n'umukecuru ugeze mu zabukuru. gira neza family nawe bamugezeho kugira ngo bamenye ubuzima abayemo uko biri kose. reka dusabe mama wacu atubwire mu by'ukuri uburyo bamumenye ndetse n'ubuzima basanze abayemo. yego nitwa Uwemeye Dorcas. nkunza kubisobanura ko nitwa Uwemeye Dorcas. ndi umunyamuryango ndi umwe mu banyamuryango bagira neza family. gira neza family twishyize hamwe tugakora ku byacu ngo dutange ibyishimo ku bandi. twageze kuri uyu mubyeyi rero dusanga atagira umwana adafite iki adahepfo na karaguru. ubwo uyu mukecuru kumbe yanaramugaye n'akaboko niba yarahiye. n'ubu igituma tutageze iwe ni uko imvura itunyagiye tukugama tukavuga ngo kadukorere aho turi. ariko ubutaha tuzagira iwe tubereke iwe uko abayeho. akeneye byinshi, akeneye ibyo kuryamamo, akeneye ibyo kurya, akeneye ibyo kwiyorosa. mbese ufite umutima mwiza twamusaba kugira ngo nawe naze afatanye na gira neza family kuko gutabara uyu mukecuru. yego ubwo umukecuru aratubwira ubuzima bwe. gusa twe twazanye ibyo kurya ngibi arabibona n'iby'isuku amavuta. ariko noneho gira neza family kavuga ati baze basura umukecuru wabo. ubwo rero nawe uravugira tuganira. mukecuru amakuru
amakuru n'ay'inzara n'ay'inzara amakuru Mm. singira umuryango yego mfite undi tubana w'ikimuga iyo abaturanyi batampaye ibyo kurya ndaburara no mu guhera mu gitondo sindanarya ihangane rwose mukecuru umuntu mubana ninde se umuntu mubana ninde uwo tubana nawe ni ikimuga ni umugabo wawe se cyangwa ni oya ni umwana tubana w'umwuzukuru wanjye umwuzukuru wawe nawe ni ikimuga uyu mwanya rero ugira neza family urabona ko baje kugusura ubyakiriye gute ndabyakiriye kabisa imana ijya ibaha umugisha ibyo baduha rwose igiye ibongerera ubu ni imana rwose yabagezeho ati mujye kureba kariya gakecuru ntikagira icyo kurya ntikagira icyo kunywa ubu mbonye icyo kurya mbonye icyo kunywa imana ishimwe icyubahiro ni icy'imana urumva wishimye amina urumva wishimye cyane ugiye kera Zitefaniya Stefani ijana ahubwo wanza atari ijana gusa kuko nambaye kumpu ni imana yangiriye ubuntu maze igihe Mutara Rudahigwa uramuzi se mukecuru Mutara Rudahigwa uramuzi Rudahigwa Mutara Rudahigwa njyewe ndi uwo ku bwa Musinga Rudahigwa ni uw'ejo bundi ndi uwo ku bwa Musinga ku bwa Rudahigwa nari umugore mukecuru atubeshye ntabwo ari byo uzaza niyanga muntu yangireba Musinga uramuzi uwitwa Musinga uramuzi niwe wadutwaraga Musinga yigo na Mutara Rudahigwa nawe uramuzi ni uwa nyuma ni uw'ejo bundi imana yangiriye ubuntu cyane ko ndeba ugikomeye ndi kugenda wabyaye abana bangahe se mukecuru 11 11 kano gatoki kanjye kakanabarera hari 3 abandi barapfuye komera rero nawe rero ukomeza uyihangana imana iri kumwe nawe yewe iri kumwe nanjye rwose usenga se urasenga ndasengaga ariko bundo narananiwe kuko ndagenda nkajya kwikubita hasi gisengera no mu rugo naho imana irakunze nta imana izajyana nabo mu rusengero gusa ugomba gupfa mugasenga ndavuga ngo mana kangurira abaja bawe n'abagaragu bawe banza n'ibyo kurya n'ibyo kurya singaho murabizaniye se simbonye ibyo kurya n'ibyo kunywa si imana imana igigumye ibaha umugisha utagabanyije ariko mukecuru uri hano afite morale tuzagusura twongere tuganire ubutaha urakoze ubutaha tuzagusura tena tugere mu rugo abana amakuru yanyu meza umeze neza yego ko ndiba mwabaye inzobe cyane wa ni ibisanzwe ni ibisanzwe ngaho tangira utwibwira rero kugira ngo tuganire amazina yanjye nitwa Nyiramugisha Esther barumuna bawe nabo abatubwira ariko nimba amazina yabo ari ngombwa kuyavuga ariko byaba ari byiza utubwiye amazina yabo kugira ngo tuganire tuziranye nkurikira yitwa Benimana Dorcas yego ukurikiyeho akitwa Mugisha Steven ni agakurikiraho kwishaka Joyce mumeze neza se ndabona mwarabyibushye mumeze neza murishimye mwambaye neza urabona ko ibintu byahindutse hanyuma rero uyu munsi nanone gira neza family bongeye kubatekerezaho nanone bagaruka kubareba murumva mumeze gute rero turumva ari byiza cyane simani bahereza umugisha wenda hari umuntu ushobora kuba utazi ubuzima bwanyu mubayemo ubundi ubuzima mwabwisanzemo habaye iki ubuzima twabwisanzemo tukimara kubura ababyeyi bacu bombi yego byabaye ryari mwabuze ababyeyi banyu ryari papa yabuze 2016 mama abura muri 2023 bombi bitabye imana hanyuma mwahise mwisanga mu buzima bumeze bute twisanze mu buzima bugoye cyane ariko turasenga yego Imana bidufashamo dereza n'ababyeyi Imana bahereza umugisha hano muhaba muri mwenyine hari umuryango se wanyu ujye ubageraho ya ngaho tubwire rero nk'umuntu wasigaranye inshingano zo kurera barumuna be uba wumva bimeze gute niki kikugora mu buzima bwo kubarera
ikintu kikugora ni iki mu buzima bwo kurera barumuna bawe ubona ari kinyine mukenera mukabona kiragoye kukibona? ikintu dukenera bikatugora ni nk'imyambaro ibyo kurya n'ibyo kurya ariko ubu ngubu ho kubera Imana yaduhaye ababyeyi yego zo kurya byo nta kibazo tubifiteho. aha murabashimira rero mu buhe buryo? Imana izabahereza umugisha. Yego hari envelope rero hano mama nawe agiye kubaha nayo ndagira ngo ayibashyikirize kandi mukomeze mubane neza mukundane mwige neza kandi nimugira ikibazo mubahamagare mubabwire ibintu byose bizagenda neza. Yego murakoze Imana ibahe umugisha. Amen. Nanjye ndishimye cyane kandi sinjye nyine nishimye ndabona n'abagenzi banjye twese twishimye turishimye kuko aba bana tukibageraho rwose murebye mukurikiye inyuma amavideo ya mbere twakoze mwabonye ko twari dufite agahinda kenshi ko twarize amarira menshi gusanga abana bibana bane bibana bato batari barenga umutaru bibana ntibagira se wabo ntibagira nyirasenge ntibagira epfo no haraguru ariko Mana ngashimira neza family yavuze ngo dufashe responsabilité y'aba bana icyo tuzashobora gukora tuzakibakorera. Ikinshimishije kurushaho nkuko namwe mwese bagenzi banje mwishimye abana bacu murabona barahindutse murabona ko ubuzima bwahindutse abana bari inzobe nibyo ko ntabwo twayibonaga ariko ubinzobe yaragaragaye abana bararya bagahaga bakabona igikoma. Gira neza family murakabaho kandi murakabaho. Gira neza family murakabaho kandi murakabaho. Amen. Imana ntizabibagirwe. Mwihamashi rwose. Twongera duhe n'Imana amashi yashizeho gira neza family. Aba bana rwose bararya bagahaga tubona ibishyimbo tukabona kawunga tukabona isukari mbese Imana nange ndayishimye ihabwe icyubahiro. Amen. Bana bacu rero mwongere mwihangane turabashimye kuko namwe muri abanyesuku nkaba nonge nkashimira gira neza family ababyeyi barabambitse simusa neza barabambitse babitaho barabatekereza bakabatekereza bakanahamagara ngo tuze kumenya ubuzima bwanyu. Turishimye n'abataje turababwira ko twishimye cyane. Imana ibahe umugisha rero gira neza family courage ntimugacike intege murabona aba bana inzu yabo uko imeze Dani urabona uko aba bana inzu yabo uko imeze. Iyi nzu ntigira sima ahubwo n'inzoka tugirwa ko zabariramo. Iyi nzu ko muyireba nta sima ifite nibibuye bishinyitse hejuru ari amabati aratura ari amabati arava. Uwagira ubushobozi n'imbaraga turacyatabaza kugira ngo abana bacu bakure. Aba bana bitwa na abana bagira neza family ntabwo twenda gucika intege zo kubakorera. Courage mushiremo imbaraga n'ikitari cyaboneka mu gikore dukorera ijuru dukorera ibigisha twaje gukorera kandi twizeye ko Imana pe iri kumwe natwe. Imana iduhana umugisha. Amakara yabagezeho mwayabonye twaguze umufuka w'amakara mwawubonye ibyo kurya byose biraje tukora uko dushoboye kugira ngo dukora rimwe mu mezi abiri ariko turabungana ibiryo bibamaza y'amezi abiri tugaruka bikiriho. Ni n'abana beza bazi kubirera. Iyi envelope mubona bafite bazi gukoresha buhoro buhoro ndabahamagara bakame ngo iyi ngo aracyahari iyi ngo hasigaye naye ugasanga ni intwari. Courage Esther mukomere nawe Dorcas mukomere Singo Sheri mukomere Kidodi ni salama mukomere. Courage mubwire Imana ngo icyubahiro Mana amina. Turabashimiye rero mwese mwakomeje kubana natwe muri uru rugendo rwateguwe na gira neza family mu rwego rwo kugenda bagera ku batishoboye bafite ibibazo bitandukanye mu buryo butari bumwe. Uyu mwanya rero no muri turi kumwe n'umukecuru hano turi kumwe na Tatereka tumusabe atangire amutwakirira hanyuma anamuganirize kugira ngo tuze gukomeza gahunda yacu. Nanevuze ngo ramutwakirira kugira ngo tuganire tumenye ubuzima arimo uyu munsi ko bumeze kugira ngo ubwo duheruka twabonaga bitoroshye ariko n'uyu munsi ko biri kose ndagira ngo atubwire ko bihagaze. Murakoze. Yego. Nitwa Dorcas
ndi umwe muri Giraneza family muri wa muryango dusanzwe tubabwira bawundi wibuka ugajya gutanga ibyishimo ku bandi. Yego. Bawundi ukora ku byabo kugira ngo utange ibyishimo ku bafite abababaye. Tukavuga ngo dufasha abababaye kurusha abandi. Yego. Rero dufite umuryango umwe witwa uyu mubyeyi wacu araza kwivuga amazina ariko akaba afite umwana twarabivuze ubushize. Duhora tubivuga nyine kuko turamusura. Afite umwana umwita Nyirasenge. Ubwo niwe mwana yari afite imbere n'inyuma kuko umugabo we yaragiye. Nyuma yaho n'umwana yarabyaye nawe akora impanuka arapfa asigara gutyo ariko yari afite umwana witwa Mucyo Inosa. Niwe noneho afite ariko akaba ari umurwayi. Niba tumusura rero nuko Mucyo amaze imyaka myinshi arwaye diabete agifite imyaka 5 arayizamukana ariko ubu ngubu nyine iramurembeje. Turavuga ari umukecuru reka twube hafi muri iyi minsi ikomeye kugira ngo turebe ko twagufasha muri rugendo kugira ngo dufashe umwana. Yego. Umwana hari abrira muri sonde byose ni muri sonde mbese aje kumara umwaka noneho atavuga. Ubu bibaye ngombwa ko tutanamufotora ntabwo bibaye ngombwa ko tumufotora hari n'umwijima yego asanzwe arembye gusa ubu ngubu hararembye kurushaho. Ariko amaboko ya Giraneza family twakoze icyo dushoboye cyo tutashobora kumuhana ubuzima ariko Imana itanga ubuzima niwe turi kumusabira kugira ngo imugarure ubuzima. Kuko we nibizi igihe cyawe waje ku isi ikabizi n'igihe uzarangira uzavira kuri iyi si. Yego. Twasuye mukecuru turavuga se usura umwana wacu Mucyo uryamye hariya ayo mafoto ye mwarayabonye ubu hari umwijima ariko muramuzi. Mucyo n'umuhungu w'umusore w'imyaka 22 ariko wahuye n'akaga k'uburwayi. Mukecuru tukavuga ngo ni ihangane kandi akomere turi kumwe nawe tukaba twakoze wa Mucyo dusanzwe dukora twamuzaniye ryafungura uko tubigenza iby'amasuku y'umwana iby'amasuku yiye byose twabizanye kugira ngo nibura abone icyo yifashisha mu bibazo byafite. Yego. Mukecuru rero turakubwiye ngo abana bawe Giraneza family nkuko babyemeje kuzajya baza gusura Mucyo umwana wabo twaje kumusura ngo tugusure nawe kandi tubwiye ngo komera muri ibihe bikomeye ntabwo bikoroheye ariko hamwe n'Imana biroroha. Uko byagenda kose Imana izi icyo yaguteguriye izi icyo yakugambiriye ntabwo ari wowe gusa ufite umurwayi cyangwa ufite umubabaye cyane nuko buri muntu amenye ibyo ariko icyo tubwiye ni komera tuzi ko ari urugamba kandi ko ari igikombe kiremereye kandi gishaririye. Komera cyane ubwo muri make nawe uravuga kuko twaje tuzanye byandi tubyitwaje tuzanye na envelope kugira ngo ukomeze usunike urwaza umurwayi wacu. Nakoze cyane nitwa Mugore w'Indekwe Console ntuye hano mu Rugerero. Mucyo namureza ari umwana muto w'imyaka 2. Yego. Ubu yari umusore kandi yari umuhungu wize yigaga ntabwo yicaye. Ubwo yakomeje kurwara rero igihe kinini namwe ntabwo mwantereranye mwambaye hafi ntacyo nababuranye ndabashima cyane. Yego. Ubu rero noneho igihe agezemo kirakomeye ararembye cyane uretse Imana sinzi ko mugaruka muzamusanga kandi mwamubonye. Hanyuma rero Giraneza family umuryango mwiza uramfasha igihe cyose iyo ngezeho numva naniwe mbona baje bakamfasha. Imana izabaho umugisha. Yego. Ukecuru ntabwo turi buze kuvugisha ibintu byinshi komera wihangane dufite Kristo wanesheje byose. Uyu munsi bishobora kutagenda neza ariko Imana inyuranye ibihe kandi wumve ko turi kumwe nawe wumve ko utari wenyine. Yego. Turi kumwe nawe na Yesu arahari kandi amen. Turashimye. Yego. Kuko wizeye ukaba uringiye Imana n'ukuri komeza kuba hafi. Nibyo nkuko mukecuru bivuze uyu mwana iyo tuje dusanga ari mu rwego rubi twagaruka tugasanga yagiye hasi kurushaho ariko ibyo Imana ibishaka iyo ibifite ibyo yateguye. Mukecuru icyaza uyu munsi uzacyakira uko kiri kandi warakiriye cyane uriza amarira menshi urababaye urashavura ariko icyo tukubwiye ko natwe twashatse kugira ngo tugufashe muri urugendo rwo kuba hafi Mucyo. Ubwo rero ari uravuze ko ari mu bihe bibi nibyo koko pe ari mu bihe bibi natwe ntabwo bidushimishije
ariko Imana ihabwa icyubahiro. Yaravuze ngo tuyishimire muri byose, mu byiza no mu bibi. Ariko mukecuru komera, ubundi turaza ugaseka, ubundi turaza ukishima, ariko ibyishimo wabibuze kubera uko tugusanze. Ariko ihangane, ngakana kamverope yego, ngiyi envelope tuzanye, ubwo ibyo kurya wabibonye mama, iyi envelope yagufasha kubwo kugura imboga nkuko bisanzwe. Komera cyane kandi si ubwa mbere mpora mbashimira. Ubwo buriya rero hagati ubwo twafashije imiryango 20, imiryango 20 nawe twugezeho, ubwo dusigaje imiryango 2, ariko iyo miryango 2 tugiyeyo sinzi ko turabifotora, ariko dusigaje indi miryango 2 tugiye gusura, turayisura bisanzwe. Hari igihe tusanga hijimye tutari bufotore, ariko Imana ishimwe gukora imiryango 20 ku kaboko kagira neza family. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma mbere yuko wenda dusoza, cyane ko ikirere imbona gisa nkaho kijimye, ndagira ngo ugire ubutumwa wongera gutanga hano, cyane cyane ku bantu badukurikiranye bari hirya no hino hatandukanye bifuza kujoininga cyangwa se gufatanya namwe. Ese bababona gute? Ese kwinjiramo bisaba iki kugira ngo tubashe kubisobanura neza? Ngira ngo na contact zanyu nimba ari ngombwa kuzitanga nabyo byaba ari byiza kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Urakoze kutwibutsa koko nibyo Giraneza family twabisobanuye ku buri buri. Ushaka kuza gufatanya natwe n'ubushake bwawe. Ntabwo Giraneza family ifite aho bogamiye, nta mushinga runaka, ntabwo ari idini runaka. N'abantu twishize hamwe, waba umugaturika, waba umuyisilamu, waba udafite naho usengeraye. Icyo dusaba ni wa mutima wawe mwiza wo kugira impuhwe kugira ngo dutabare abababaye. Iyo duteranyije hamwe amafaranga tukabahahira, tukabaha ibyishimo, tuba dushaka imigisha ku Mana, kandi twizeye ko tuyibona hagati yacu. Turabahamya iyo migisha turayibona. Turatabaje rero ngo muze mwe murebe izi video za Giraneza family. Dufite groupe, turakwakira, dukora rimwe mu mezi 2, ntago byakunanira wabwiza ubwo bushake. Dukora rimwe amezi 2 yashira tukabyongera. Ubwo rero ushaka waza. Hagati aho ngaho dufite nimero barazishyira kuri ekra. Barazishyira kuri ekra. Dufite na YouTube channel yitwa Giraneza family. Ugiye no kuri Giraneza family ukaduhereza na subscribe, tukabuka tuzamura kugira ngo nabandi bakomeze kureba, uzaba ugize neza. Ushaka no kudushaka rwose, inimero zacu zirahari. Hariza Uweme Dorcas, hariza Ikiza, hariza Diedone, hariho inimero nyinshi. Ubwo duhamagaye twakwitaba tugushaka ku rubuga tugafatanya nawe aho waba uri hose ku isi. Ko ntabwo dukorera abanaba oya, ku isi turabakorera bushake, gukorera abantu kiremwa bababaye kurusha abandi. Ngwino rero dufite imfubyi wazibonye, dufite abapfakazi mwabibonye, twabyerekanye, dufite ababaye kurusha abandi baheze mu nzu. Nawe suko hari cyo wakoze, kora mu byawe, dukora mu by'Imana yaduhaye, tukabihereza ku b'Imana itabihaye. Murakoze, Imana ibamugisha. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.